turabasuhuje bakunze ibiganiro byacu mwe mukunda ubutumwa bwiza tuvuga ariko ari nabwo butumwa bwiza bwonyine ubundi bubaho turi bamwe mu bavuga ubutumwa bwiza ariko ubutumwa bwiza tuvuga bwo si bumwe mu butumwa bwiza bwinshi abantu bagomba kuvuga ahubwo nibwo bwonyine bukwiriye kubwirwa bari mu isi ahubwo bukavugwa n'abantu benshi batandukanye kugira ngo bugere kuri benshi abantu babohoke abantu bagira amahoro abantu banezerwe abantu bishimira umuremyi wabo ariko biciye nanone mu cyo umuremyi yakoze cyo gukiza abari mu isi ubwo bari batandukanijwe nawe kubera icyaha agakoresha Yesu Kristo kugira ngo yongere yigarurire umuntu amukuyeho urubanza rw'ibyaha amugize icyaremwe gishya amugize umuragwa w'ubwami bw'Imana. Mwe rero mudukunda mwe mudukurikira turabasuhuje kandi turabashimira mukomeze mutwereke ko muri kumwe natwe utarakora subscribe kuri channel wabikora akakanya kubera ko hari amagambo Paul yabwiye abafilipi mu gice cya mbere ngo icyo azi neza adashidikanya nuko yatangiye umurimo mwiza muri bo ari nayo izawusohoza kugeza ku mazi ya Nyagasani Yesu. Natwe rero Imana yadushyize ku mutima ivuga butumwa bityo ikaduha n'imbaraga n'umwanya wo kubagezaho ibiganiro ubwo rukana subscribe kugira ngo uko ikiganiro kigiye kuri channel ujye ukibona bisangize n'abandi kugira ngo baronkere aho nawe waronkeye ibyo twaherewe ubuntu tubitangira ubundi si ibyo gusa tugira channel porito tugira groupe ya WhatsApp nayo yitwa Ijuru Ntirikorerwa tuganiriraho n'abantu niba wifuza kuyijyaho watwandikira kuri 07844257 niba uri hanze na kamenyetso cyo guteranya 250 7844257 tukibanira no kuri groupe kugira ngo dukomeze tuganire twungurane ndetse dufatikanye kubwiriza n'abandi bariho batari bakizwa kugira ngo nabo bamenye inzira y'agakiza kubuntu Imana yaduhereye muri Kristo Yesu. Nge rero nitwemere nshimiye Imana ku waba mbonye bwa mbere naho ku basanzwe bakurikira ibiganiro byacu ndibwira ko tuziranye ariko nkuko mubibona muri studio ndi kumwe n'undi muvandimwe dukunda kugorana nawe ibiganiro ndagira ngo nawe abasuhuze kandi nanone abibwire ku batamuzi ubundi dukomeze ikiganiro twamaze kumenyana ni karibu mwene data. Murakoze Imana ishimwe kwiduhaye uyu mwanya kugira ngo twongere tuvugane n'abakunzi bacu. Ni Eugenie Ndabavunnye umwana w'Imana. Imana yarambyaye ubundi umuragwa w'iby'Imana byose mbese mu ijuru ku Mana niho iwacu mu rugo. Ntegereje igihe cyo kwamburwa uyu mubiri ubundi ngataha. Nanjye rero nejejwe cyane no kongera kuganira namwe nkoresheje ubu buryo bw'ibiganiro binyura kuri YouTube. Birashoboka ko wacyumva no kuri Facebook nawo n'undi muyoboro tunyuzaho ibiganiro byacu n'ubundi Facebook page yacu yitwa Ijuru Ntirikorerwa TV. TikTok nayo mazina ifite Ijuru Ntirikorerwa TV. Dukomeze tubane dukomeze dusangire ibyiza bituruka ku Mana. Ikizanyereka ko ukunda ibiganiro byacu nuko uzakanda subscribe. Ikizanyereka ko byagufashije nuko uzabisharinga abandi. Imana iduhana umugisha. Amen. Ni byiza cyane navuga ko abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye tumaze kuba umuryango kubera ko twishimira kuganira namwe twishimira kubasangiza iby'Imana idushyira ku mutima ariko nanone tunezezwa cyane nuko dusanga muriho mubitegereje kugira ngo mwubakwe nabyo kandi mukaduha na feedback cyangwa se mukatubwira uko mwabyakiriye. Ubwo rero umuryango mwiza twahujwe n'ijambo ry'ubutumwa bwiza kandi Imana ishimwe ko icyaduhuje
kiduhereza ubuzima bw'iteka ryose. Tuba twiringira rero ko nawe niwizera ibyo tuvuga tutazabana gusa mu isi, ahubwo tuzabana iteka ryose mu ijuru. Amen, amen. Numva rero ni umuryango ukomeye, umuryango w'abantu mubana mu isi ariko mukanabana mu ijuru. Umuryango w'abantu budatana. Yego. Abantu tutazatandukanywa n'urupfu. Yego. Ubwo rero aho waba uri hose udukurikira, ni ukuri turakwishimiye kandi turagushimira Imana. Uyu munsi twifuje kuganira namwe ku ijambo ryitwa ihumure ry'iteka ryose Imana yahaye abera bayo. Iyo tuvuga gutya tukavuga ihumure, ni uko tuzi ko turi mu isi n'ubundi ikeneye ihumure. Yego. Mu by'ukuri hari byinshi bihangayikishije abantu, hari byinshi bigoye abantu. Wowe mu mama ukeneye ihumure, ariko n'umupapa akeneye ihumure. Umwana akeneye guhumurizwa. Hari igihe umwana aba abona umuryango we utaramuviriyemo icyo yifuzaga, ariko hari ihumure. Mbese haracyari ibyiringiro. Hari igihe umugore aba abona urugo rwaramubereye umutwaro kurenza uko wenda yabitekerezaga atarashaka. Mbese akabona ibyiza yari akeneye mu rugo atari byo yabonye yarusanzemo. Yego. Ariko nawe akeneye ihumure. Hari igihe uyu mupapa aba yarazi ngo nagira urugo mu by'ukuri azahumurizwa narwo. Nabyara abana bazamuhebera isoko y'ibyishimo. Ubwo wenda byose akabigera ariko ntasangemo ihumure yashakaga. Uwo nawe akeneye ihumure. Umuntu avuka yumva hari ikibazo afite, akamubwira bati urabura iki, akakigerageza akaburamo ihumure. Ku buryo burya umuntu icyo atangira gukora kuva ku myaka nk'7, yego, arinda aba umusore cyangwa inkumi atarakibona, atarabona icyo ashaka muri icyo bamurangiye gukora. Mu bukumi akahava nta humura, akavuga ati nzabonera ihumure mu rushako. Mu rushako akaribura, akavuga ati nzaribonera mu rubyaro akabura rya humure. Akavuga ati mu gushyingiza, mu buzukuru, umuntu arinda apfa yumva hari ikintu ari gushaka, ariko arinda ava mu mwuka. Iyo adahuye n'Imana ngo yizere icyo Imana yamukoreye muri Kristo, arinda ava mu mwuka atarabona rya humure. Yego. Nibyo nk'uko bivuze, ni ikintu umuntu atangira ashaka akiri muto, kumva ko afite umutima utekanye, ushyitse mu gituza cyangwa se ushyitse mu gitereko. Iteka kumva ntari kubigeraho. Yego. Ndabyibuka twiga amashuri, umuntu yumvaga najya muri segonderi bizaba ari ibintu bikomeye cyane. Yego. Segonderi turaziga, umuntu akavuga ati wenda ninjya muri kaminuza nibwo bizacamo. Ariko na diplome ya segonderi umuntu yumvaga nayibona bizaba ari ibintu bikomeye. Nuko binarengaho na za kaminuza, umuntu akumva noneho narangiza kaminuza azaba agiye no ku isoko ryo hanze ry'akazi ry'umurimo, azaba ari competitive, ashobora kubona akazi, n'akazi umuntu akakabona. Mu by'ukuri tutarajya muri kaminuza twumvaga ko abantu biga noneho banahembwa. Noneho ukavuga ati aho noneho bizaba noneho bidasanzwe mu isi. Aho rero naho twagezemo, ariko iyo ugezeyo usanga nabyo nyine ari ibyo mu isi. Usanga nabyo bifite ingorane zabyo. N'akazi umuntu arakabona, ariko n'ubundi wakabona ugasanga ibyo watekerezaga bizasubizwa na ka kazi
n'ubundi ugasanga ibibazo biracyahari, yego ugasanga ihumure ryo mu mutima ntabwo riraboneka. Nibwo umuntu ahindura akazi agashaka kandi yego nabyo yabikora agasanga nta humure abonyemo. Uwo muntu ariko n'utarabona akazi, kuko hari n'uwize amashuri wanize hanze, yego hari n'uwagiye no kwiga hanze mu Buhinde n'ahandi, avuga ati ninsoza nzabona imibereho myiza. Wenda agasanga n'akazi wenda ntakabonye, akaba ari gustruggling agashaka. yego uwo nawe mu bushomeri bwakeneye ihumure. yego hari ihumure, yego hari ihumure umuntu abona hatitawe kuri situwasiyo yaba ari kunyuramo yose. ni ihumure umukecuru abona akaba arihuje n'umwana, yego ni ihumure umwana abona akaba arihuje n'umubyeyi, yego ni ihumure umushomeri afite akaba arihuje n'ufite akazi, yego ni ihumure umuntu wize ahuje n'utarize, yego ni ihumure umukene uwitwa umukene ahuriyeho n'uwitwa umukire. yego yego nibyo, kuko hari n'igihe umuntu wenda avuga ati nimva mu gihugu nkajya mu kindi, mu by'ukuri hariya ho ubuzima burahari, hari imibereho irahari, ho nimpagera ho bizaba biciyemo nzagubwa neza. Reka nkubwire wowe wagiye muri diaspora, wowe wagiye hanze y'u Rwanda cyangwa hanze y'Afurika, ukava mu Burundi se, ukava mu Rwanda, ukava Kongo, ukava n'ahandi, ukava Kenya n'ahandi, ukajya mu Burayi cyangwa muri Amerika cyangwa n'ahandi, utekereza ko nugerayo imibereho yawe izaba myiza, ariko wagerayo n'ubundi ukumva umutima wawe ntutekanye. Nawe ukeneye ihumure, nawe twakuzirikanye. Nawe uyu munsi turagira ngo tuguhumurize, turagira ngo tukubwire aho wabonera ibyo utaboneye ahandi hose. Yego, hari igihe umuntu avuga uti impamvu numva umutima udashyika ni uko ngitega, yego ni uko ngikoresha tap and go. Ariko umunsi nabaye noneho ariko wenda ari tap and go umuntu azatwumva ari nko mu cyaro aho zidakora, ntasobanukirwe ibyo turi kuvuga, ariko nta makarita mu mijyi bakoresha batega, aho utishyura amafaranga mu ntoki, ahubwo ukoresha ikarita washyizeho amafaranga noneho ugakozaho bakakwemerera kwinjira. yego Niba rero umuntu agitega muri rusange iz'abandi ntiyitware, hari igihe bavuga ati umunsi naguze iyanjye nzagubwa neza. Wowe noneho wanayiguze ariko ntugubwe neza. Tugufitiye inkuru y'ihumure. Nawe wageze mu rushako wari uzi ko nurugeramo bizaba byiza, wagerayo ugasanga ntibibaye nk'uko umutima wawe wabitekerezaga, tugufitiye inkuru y'ihumure. We wubatse inzu, hari igihe abantu babakodesha, yego kavuga ati iyi ruho yose no kuba imitima idatuza nuko tuba mu bukode. Ariko bagera mu yabo bakabona ibibazo ntabwo byakemutse, n'ubundi imitima iracyaremereye. yego Abo bantu nabo tubafitiye inkuru y'ihumure. Ariko nawe ugikodesha utekereza ko impamvu uhangayitse ari ubukode, nawe tugufitiye inkuru y'ihumure. Reka twifashishe amagambo ari mu Batesalonike, mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye itorero ry'abera b'Itesalonike, yego mu gice cyaho cya 2, ku murongo wa 16 n'uwa 17. 16 na 17. Yego, reka dusome mu izina rya Yesu. Nuko umwami wacu Yesu Kristo ubwe n'Imana Data wa twese yadukunze ikaduha ihumure ry'iteka ryose n'ibyiringiro byiza kubw'ubuntu bwayo, ihumurize imitima yanyu, ibakomereze
mu mirimo yose myiza n'amagambo yose meza. amen amen. Imana ishimwe. Umwami wacu Yesu Kristo ubwe umwami deja Pawulo yabanje gusobanura uwo ari we. Ego. Yabanje kuvuga ko ari umwami. Umwami hari ikintu tumuziho mu buryo busanzwe. Burya na nyakubahwa perezida wa repubulika nk'iyo ageze nko mu baturage yabasuye, burya babiringiye ko ibibazo bari bafite birabonerwa ibisubizo kubera ko perezida yahageze. None rero bari kuvuga Yesu ariko babanje gusobanura ko ari umwami kugira ngo ikintu avuga gifatwe mu urwo rwego rwa cyami. Noneho si n'umwami mu buryo busanzwe bwa hano, ahubwo ni umwami w'ijuru n'isi. Kandi ngo ntari wenyine. Yego, ni Imana Data wa twese. Ni Imana Data wa twese yadukunze. Nanone icyo nacyo ni ikindi buriya bavuze. Yego. Bavuze umwami Yesu Kristo afatikanije n'Imana Data wa twese. Ngiyo Mana hari ikintu izwiho, yaradukunze. Yego. Kuko kuba ari Imana ni ikintu gikomeye ubwacyo, iriho, yahozeho, izahoraho, ibeshaho, yagennye uko ibintu byose bikwiye kumera, idafite itangiriro ntigire iherezo, ahubwo niyo tangiriro ikaba n'iherezo. Ariko bongeyeho ko iranadukunda. Numvise mbikunze. Wowe udukurikiye ndagira nkubwire ko hari igihe ushobora kubona ruhijwe nuko abantu batagukunda. Yego. Ariko ndagira nkubwire ngo Imana iragukunda. Kandi reka mvuge ngo biramaze. Nubwo abantu baba batagukunda ariko Imana ikaba igukunda, ibyo birabaye. Kandi ubwo yagukunze ubwo ufite n'igikundiro. Ubwo yagukunze ufite n'igikundiro. Ahubwo reka mvuge ko ubwo abantu batakuzi nabo bakumenye bamenya ko uri uwo gukundwa, kubera ko n'Imana ubwayo yaragukunze. Nanjye numva ndi fieri, ariko nagira ngo iryo fieri turisangire. Yego. Ndi fieri yo kuba Imana inkunda. Imana imenya byose, Imana izi ejo ibizaba. Ubu nge ndi kuvuga akakanya ntabwo nzi ibizaba ejo, ariko biramaze niba Imana inkunda inyitayeho ikabizi ibizaba ejo. Ubwo ikubereye maso. Ubwo imbereye maso. Reka tuvuge iki gikomeye, ubwo Imana izi ejo. Nge nubwo ntazi ibizaba ejo, ariko Imana ikaba inkunda, iri kundebera ejo. Kandi ubwo iri kundebera ejo, nta mpungenge nkwiriye kugira z'iby'ejo. Yego. Kuko Imana irabizi, kandi ubwo ibizi iri imbere ibitunganya ku bwanjye umukunzi wayo. Hari indirimbo munyibukije ivuga ngo ntabwo namenya imigambi ye. Kandi uwo bavuga ni wa mukunzi wacu. Yego. Ntabwo namenya imigambi y'Imana. Yego. Ikintu nzi ni kimwe gusa. Yego. Nzi ko inkunda ubudasiba. Urumva no kutamenya imigambi yayo ariko ukaba uzi ngo iragukunda. Kutamenya iby'ejo ukaba uzi ngo umukunzi wawe abirimo, biguha gutuza, biguha ihumure. Yego. No mu buryo busanzwe igituma burya abantu bashaka ngo abantu babakunde, abazi ko umuntu ugukunda ntabwo yakugirira nabi. Umuntu ugukunda ntiyagutekereza nabi.
ariko urwo rukundo tugenda dushaka ni urw'abantu. Okay. Umuntu ufite aho ubushobozi bwe bugarukira. Umuntu ugukunda none ejo akaba yanahinduka. Umuntu ugukunda afite icyo agukundi. Noneho iyi nkuru nziza dufite ngo Imana niyo yadukunze. Amen. Umwami wacu Yesu Kristo ni umwami n'Imana data wa twese. Yego. Yadukunze. Iyo numva ngo data wa twese hano ntago mba numva ko Imana yabyaye abantu bose nko kuvuga ko abantu bose ari abana b'Imana. Ahubwo mba numva ko ni Imana nk'aho ariyo mugenga wa byose na bose. Burya mu rugo iyo bavuze ngo papa baba bashatse kuvuga nyine umuyobozi waho hantu. Data wa twese bashatse kuvuga ngo ibiriho byose byabayeho ku bw'uwo. Ni umubyeyi wa byose, ni umuremyi wa byose, niwe mugenga wa byose, niwe shefu wa byose. Niba ari data wa twese, mbese ruvuga ngo ibindi byose n'abandi bose baza munsi yewe. Nanjye akaba ari papa noneho unambyara. Mba numva nguwe neza cyane. Ariko tukubwira ngo nawe yaba umubyeyi wawe kandi. Yego. Ngo yaradukunze iduha ihumure ry'iteka ryose. Ihumure ry'iteka ryose. Ari naryo pfundo, ari nayo ntego y'iki kiganiro. Nuko hariho ihumure ry'iteka ryose. Kuko n'ubundi ihumure umuntu aheshwa n'abantu n'ibintu ntago ari iry'iteka ryose. Umuntu wari ukurinze, umuntu wari uguhesheje amahoro n'umutekano arananirwa, arasinzira. Niba ari wese wari ukurinze agasinzira biragenda gute? Wabura uwo kugirirwa impuhwe nyine nk'abandi bose. Arakena kandi ariwe wari utumye wumva utekanye. Nakena ubwo nawe ryahumure ryawe rirakorwaho. Ihumure ry'abantu. Ubundi se hari n'igihe aza kuba koko yumva yanahagarara muri uwo mwanya umutekerezamo. Yego. Kuko kubera ihumure, kuko kubera umwishingizi. Ariko wibuke ko umuntu nyine ari umunyantege nke. Yego. Hari aho ubushobozi bwe bugarukira. Yego. Hari n'ibyo yakwifuza kukugirira ariko ntabishobore. Yego. Turi kukubwira rero Imana. Yego. Imana rurema, Imana yaremye byose, Imana ibeshejeho byose. Yego. Niyo yagukunze. Yego. Iragira ngo noneho umenye ko yagukunze. Niwakira urwo rukundo uragira ihumure ry'iteka ryose kuko ifite ubushobozi bwose. Ifite ubushobozi bwose kandi mu gihe cy'iteka ryose. Ifite ubushobozi bwose mu gihe cy'iteka ryose. Ikintu kirakomeye. Hari igihe umuntu aba afite confidence kubera ko afite akazi. Hari igihe karangira. Niyo mpamvu iyo confidence ibivanze n'impungenge. Zuko kazarangira. Ashobora guhagarara, bashobora kumusezerera. Company akoresha ishobora guhagarara. Ishobora guhomba. Abafite confidence ariko ivanze n'impungenge. Yego. Hari igihe wowe wikorera. Ariko kugenda ubona business iri kugenda ikendera iva ku isoko. Nanone bya byiringiro rufite bikagenda birangira. Ariko Imana ni iteka ryose nanone nabirinze ibaha ihumure ry'iteka ryose. Noneho umva ikintu kirimo gikomeye. Ngo n'ibyiringiro byiza. Yego. N'ibyiringiro byiza by'umugisha. Amen. Ibyiringiro hano tuba turi kuvuga hari ibyiringiro by'uburyo bwinshi. Hari ibyiringiro bya mbere by'uko twiringiye ubugingo buhoraho. Ariko tubikesha kwizera Yesu Kristo. Ibyo byiringiro nabyo ni Imana yabiduhaye. Mu mbaraga zacu twaragerageje kugira ngo twumve ko twagira ibyiringiro tubiheshejwe na conduite cyangwa discipline cyangwa se ingeso zacu nziza biranga. Ariko nawe uyu munsi uri kugerageza kugira ngo wumve ko wagira ibyiringiro by'ijuru ubikuye mu ngeso zawe
nziza kubera ko zihindagurika n'ibyo byiringiro birahindagurika Yego. mu kanya ukumva hari ushobora kuba wajyayo mu kandi kanya ukumva ntiwajyayo hashingiye ko wibonyeho ingeso zitari nziza. Yego. Ibyiringiro bishingiye kuri konduite y'umuntu rero birahindagurika si byo turimo turavuga Yego. ahubwo hari ibyiringiro byiza Imana yaduhaye bishingiye kuri Yesu Kristo we wishyizeho ibyaha byacu byose akabizira ariko kubyizera bigatuma twambikwa gukiranuka kwe kugira ngo natwe tuguhemberwe ubugingo buhoraho. Amen. Ibyo ni ibyiringiro bizima. Ibyo byiringiro byiza. Yego. Kuba mu isi warababariwe ibyaha byawe byose ku bwa Yesu. Kuba mu isi waremewe n'Imana ku bwa Yesu. Kuba mu isi nta rubanza ugifite ku Mana ku bwa Yesu. Uzi ukuntu umuririmbyi yabiririmba ibyo byiringiro? Aha. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Amen. Ibyiringiro by'ubugingo ni ukuba wumva ufite umugabane mu ijuru. Yego. Uko byamera kose. Amen. Waba uriho waba upfuye, waba usinziriye waba uri maso, Yego. waba uri mu kazi waba uri kuruhuka, Yego. waba wababaye cyangwa waba wishimye, uba wumva ufite ibyiringiro bifite ubugingo, ufite umugabane mu ijuru. Ibyo nibyo byiringiro byiza turi kubabwira, ariko nta handi bituruka, bituruka kuri Yesu. Amen. Ntago byaturuka kuko wiriwe. Yego. Nawe urabizi, wagiye unagerageza rwose ukirirwa no mu masengesho, ariko ntibyaguhesheje ibyiringiro byiza. Yego. Impamvu utabibonye ni uko iyo nzira wanyuzemo atari yo nyir'ijuru yagennye, kandi twabonye ko ibyiringiro byiza ni ibyemeza umuntu ko afite umugabane mu ijuru. Nibyo. Ibindi byiringiro rero ni ibyiringiro by'ubutabazi buturuka ku Mana. Ego. Mu yandi magambo kuba noneho twiringiye ko ubwo twatsindishirijwe no kwizera icya mbere nyine dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Yego. Niko ijambo rivuga mu Baroma mu gice cya 5 we wadushyikirije ubuntu dushikamyemo ngo kugira ngo tubone uko twishimira no mu makuba ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ariko si ibyo gusa, ahubwo ngo twishimira no mu makuba yacu. Ndashaka kuvuga aho ngaho noneho hakurikira ibyiringiro bya mbere ni ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana, ariko ibyiringiro bya kabiri ni ibyo bikurikira hepfo ngo twishimira mu makuba yacu, ngo kubera ko tuzi ko amakuba atera kwihangana, noneho no kwihangana kugatera kunesha, noneho no kunesha kukarema ibyiringiro, ngo kandi bidakoza isoni kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu ku bwa Mwuka Wera. Urumva rero hari ibindi byiringiro umuntu aba afite niyo ari no mu makuba. Abazi ngo ya Mana yantangiye Yesu, ya Mana inkunda bingana kuriya, ni nayo mutabazi wanjye no mu makuba. Amakuba yose nanyuramo nzi neza ko nyanyuzemo, ariko ndi kumwe n'Imana ishobora byose, ibasha kuntabara igihe icyo ari cyo cyose, no mukundeka kugira ngo nyanyuremo, no kugira ngo ya makuba ntere kwihangana, no kugira mbese nige kwihangana, none no kwihangana ku ntere kunesha. Mbumuneshi ntiwaba umuneshi utanyuze mu makuba. Impamvu ariho kunesha ni uko n'ibyo umuntu anesha nyine bigomba kuba bihari. Turavuga rero ibyiringiro bizima Imana iremera umukiranutsi wayo, kandi bikaba ari ibyiringiro by'iteka ryose, noneho ngo kubw'ubuntu bwayo. Icyo nacyo kirakomeye cyane. Nanone ni ibyiringiro bizima umuntu aremerwa n'Imana biciye kuri Yesu Kristo, kandi mu buryo bw'iteka ryose kubw'ubuntu. Kuko ibintu byinshi, nimutanga ibi Imana irabaha umugisha, nimukore n'ibi Imana irabaha umugisha, nimugura umutaka ariko turavuga ibyiringiro bizima umuntu ahabwa kubw'ubuntu. Ibyo byiringiro urumva ko tuba turi kubwira abantu
Yesu ubahesha ijuru, Yego. ubahesha kubana n'Imana amahoro, yego ariko ntibigarukiraho, ahubwo Yesu ubahesha n'ibyiringiro no mu gihe cy'amakuba, yego Yesu ubahesha ihumure no mu gihe bakabaye bahungabanye. yego ntabwo ari igitangaza ko ufite ibikugoye, yego si igitangaza ko ufite intambara, si igitangaza ko ufite amakuba, ahubwo ibyo ni rusange mu bantu. yego ariko noneho aho bitandukanira ku muntu wamaze kugera ku Mana anyuze muri Yesu, ya makuba n'ibigeragezo nk'ibyo abandi bose banyuramo nawe abinyuramo, ariko abinyuranamo ihumure, akabinyuranamo ibyiringiro by'ubutabazi bwa ya Mana yamukunze, kandi noneho ngo kubw'ubuntu. amen hari ukuntu umuntu abona nk'ubukene bwamufashe mu rugo, akavuga ati ubu ngubu nta kundi, ni ukuyoboka y'ubutayu, nkereka Imana akababaro kanjye. Oya, ntabwo ari byo turi kukubwira. Imana yaguhaye ibyo byiringiro ikoresheje Yesu, kandi kubw'ubuntu. Ntabwo bigusaba kugenda ngo wibabaze, ntabwo bigusaba kugenda ngo wiyicishe inzara. yego nta nubwo urumva hari ukuntu bavuga ngo igituma ngo umwana wawe ngo abaye gutya ngo nuko ngo wasubiye inyuma, ngo ntugifite umwete mu masengesho, ngo ntugifite umwete mu mirimo ya korari. Oya, Imana itwiringiza ibyiringiro byiza, itwiringiza ubutabazi, yadukunze turi babi, kandi kubw'ubuntu idusezeranya ko izahorana natwe, idusezeranya ko izaturengera iteka ryose. Nta kiguzi buryo ukenera ikiguzi ni umuntu akenera ikiguzi akavuga ati kugira ngo umuntu umuhereze iyi myaka yanjye nejeje ni uko ampa amafaranga. Igituma umuntu akenera amafaranga ni uko nawe aba akeneye kuyaguramo ibindi bintu adafite. Imana yo rero ifite byose, ntabwo igurisha, ahubwo kubw'urukundo yagukunze yahisemo kuguhera ubuntu. amen. Iryo humure rero ry'iteka ryose duheshwa no kwizera Yesu, bityo tukarindwa. Petero nivuga ngo mwebwe abarindwa n'imbaraga zisumba byose, murindirwa agakiza kiteguye kuzahishurwa. Ngo nicyo gituma ngo mwishime, ngo nubwo mwari mukwiye kumara igihe gitoya mubabazwa n'ibibagerageza bitari bimwe, ariko murishima hashingiye ku mbaraga zisumba byose zirinda abakiranutsi. Imana irinda abakiranutsi, ihora iri maso ntisinzira. Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa, niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho. Ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya. Ntizemera ko ibirenge byawe biteguza, ikurinda ntabwihunikira ntisinzira. Imana irinda abakiranutsi, ihora iri maso ntisinzira. Iri ni ryo humure riri ku bakiranutsi b'Imana, ngo kandi kubw'ubuntu bwayo twaherewe ubuntu, kandi ngo yamuduhanye n'ibindi byose. Nuko rero bavuze ku murongo uhera ngo iyo Mana nyine yadukunze ikaduha ihumure ry'iteka ryose n'ibyiringiro byiza bidakoza isoni, ngo kubw'ubuntu bwayo ngo ihumurize imitima yanyu, ibakomereze mu mirimo yose myiza n'amagambo yose meza. Imana ni nziza cyane. Iyo Mana ngo ihumurize imitima yanyu. Ibi rero noneho ni ijambo ry'Imana turimo turavuga, ntabwo ari amagambo y'abantu bakwaturiraho, ariko mu by'ukuri ari abantu nyine. Ubutumwa turatura iby'ijambo ry'Imana
rivuga ritwaturaho. Ibi ni ibyiringiro bizima ku mukiranutsi. Nanjye navuga ngo Imana ihumuriza imitima y'abakiranutsi. Kandi kuba nta humure rihari suko Imana itaduhumurije, ahubwo nuko wibagiwe wowe ihumure riva ku Mana ryakugenewe. Niwe waba wibagiwe ibikukwiriye, niwe waba wibagiwe ibyawe, kubera ko Imana ntabwo ijya ibeshyira mu ndahiro cyangwa se mu isezerano. Ubwo yavuze ihumure ku bakiranutsi bayo, ubwo yavuze ibyiringiro byiza ku bakiranutsi bayo, ibyo bintu birahari kandi ni ubuntu. Ikiba gisigaye gusa ni ukwizera gutuma wakira ibyo bintu. Nibyo rwose. Hari nawe yavuze muri Zaburi ngo kugirirwa neza n'imbabazi byayo bizoma ku mukiranutsi iminsi yose yo kubaho. Amen. Bizamwomaho. Yego. Ni ukuvuga ngo abantu hari n'igihe umuntu abura ihumure kubwo kurishakira aho ritari. Umuntu akavuga ati ubu ngubu nyine ntegereje agashahara. Agashahara nako iyo kaje kaza katuzuye. Yego. Imana ifite ukuntu yakoze ibintu byose, ibyo watekereza byose bibi bifatika biba abantu. Ifite ukuntu yabikoze ku buryo bidashobora gukemura ikibazo cy'umuntu ku buryo bwuzuye. Niyo mpamvu ivuze ngo byose ubicungiye ku mushahara. Umushahara uraza ukagira ngo nta kintu kigeze kiza. Iyo ucungiye ihumure n'ibyiringiro ku mugabo ugira ngo ahubwo nta n'uwo ufite. Iyo ucungiye ihumure n'ibyiringiro ku byo uzeze, ku mashyo, ugira ngo ahubwo nta n'ikintu wigeze utunga. Iyo ucungiye ibyiringiro ku nzu, nishaka iba ari etaje cyangwa iba ari kadasitire cyangwa iba ari n'icyumba kimwe, iyo ari yo yose ntabwo yaguhesha kunyurwa, ntabwo yaguhesha ibyiringiro, ntabwo yagukomeza umutima. Umuntu rero hari igihe abura guhumurika k'umutima kubera ko yabishakiye aho bitaba. Ariko urumva hano batubwiye ati Imana ihumuriza imitima yacu twebwe abana bayo. Nushakira ihumure ku Mana uraribona pe. Nanjye niho nsigaye ndishakira. Niho nsigaye ndishakira honyine kuko ho nabonye ritajya ribura. Naho iyo ndishakiye mu matungo uyu munsi yarimpesha akanya gato, ariko riza rivanze n'impungenge zo kuvuga ati rya tungo nirigira ikibazo. Iyo ndishakiye mu nzu riza rifitiye impungenge kuko mba ndivuga ati iyi nzu yagira ikibazo bayishyira mu manegeka. Ibintu byose byo ku isi n'abantu ntabwo wabishakira mu ihumure ry'iteka ryose, ariko iyo ndishakiye ku Mana umutima urakomera. Iyo ndishakiye mu Mana ndanezerwa, nkanezerwa bitanaturutse kuko ibintu byagenze hano mu isi. Kuko nyine mu isi uyu munsi bigenda neza uyu munsi, ejo bikagenda nabi. Niko biteye, ntiwenda kubihindura, nta n'uzabihindura. Imana yagennye ko nyine ibihe bihora bisimburana. Habaho igihe cy'imvura kigasimburana n'igihe cy'izuba. Hakabaho amanywa, hakabaho nijoro. Ibyo nta muntu wabihindura. Ahubwo ikintu gikomeye ni uko uyu mukunzi wacu Imana rurema yiteguye guhumuriza imitima yacu. Niba ariyo yonyine twishingikirijeho ngo ihumurize imitima yanyu, ibakomereze mu mirimo yose myiza n'amagambo yose meza. Birumvikana ko Imana niyo ubwayo yanadukomeza. Niyo iduhumuriza ariko ni nayo idukomeza, ikanadukomereza mu mirimo yose myiza ndetse n'amagambo yose meza. Ubwo bivuze ko abari muri Kristo banasangamo n'imirimo myiza ndetse n'amagambo nk'aya turimo turavuga. Amagambo meza rwose. Reka mvuge ko n'imirimo myiza y'abakiranutsi ubwo Imana ibiri kumwe nabo muri iyo mirimo. Reka tubwire abakiranutsi kandi bashize imbere n'iyo mirimo bahamagarirwa ngo nibyo koko Imana ibakomereze mu mirimo yose myiza n'amagambo yose meza. Mbese niyo igomba kubabera inkomezi, niyo muterankunga w'iyo mirimo yose. Reka tunavuge ko
n'indi mirimo yose kandi umukiranutsi yerekejeho amaboko yewe nimuzanira ibyo akeneye mu buzima bwa buri munsi. Reka tuvuge ngo Imana ibakomereze muri iyo mirimo myiza, ipfa kuba ari myiza. Nimba ari inzira nziza, Imana izibakomerezemo. Mbese Imana ibacire n'inzira, Imana ibahe n'ubwenge, mumenye n'icyo mukwiriye gukora, kuko hari n'igihe umuntu atabaza icyo akwiriye gukora mu gihe nk'iki, mu gihe wenda hari byinshi mwatekereza, ariko Imana ibacira inzira, Imana ibabere inkomezi, ibabere byose, ibajya imbere muri byose, ibabere uburinzi, ibahe igitinyiro cyayo, mbese nk'urubyaro rwayo kandi yishingiye. Imirimo yanyu Imana yibemo, n'amagambo muvuga meza Imana yagaragaremo icyubahiro cy'ubumana, ugukomera k'ubumana bibe kubera bayo. Wowe udukurikira, reka tuvuge ngo ibyo Imana yavuze bigusohoreho, kandi ube living testimony y'umuntu Imana yakijije, ube igihamya nyakuri cy'umuntu ugaragara Imana yakijije, ubana n'Imana, ukorana n'Imana, ugendana confidence nk'umuntu urinzwe n'Imana, ihumure ry'Imana rikubeho. Ibyo waba uri kunyuramo byose, imbaraga byawe bifite zose, kubera ko Imana iri hejuru ya byose, niyitegeka byose. Hari ukuntu yaturimba ngo turabana b'Imana, turabana bisumba byose, turabana b'umutegetsi utegeka abategetsi, papa niwe utwara abatware. Birubu Birubu umukiranutsi, papa niwe utwara abatwari. Bavuze ngo ni data wa twese, bashaka kuvuga ko ari hejuru ya bose, niwe utegeka byose, niwe ubeshaho byose, niwe ugenera byose, yewe n'amatungo n'inyamaswa niwe uziha ibyo zirya. Ndagira mvuge ngo rero mukiranutsi, mwana w'Imana, gendera mu butware bw'Imana. Aho wumvaga udakomeye, Imana igukomeze. Aho wumvaga utazi icyo ukwiriye gukora, Imana iguha ubwenge. Aho wumvaga byacitse, byahumure rikubeho. Aho wumvaga mu by'ukuri nta muntu uri kumwe nawe mu kibazo, Imana ivuze ko iri kumwe nawe. Aho wumvaga uri wenyine, ntabwo uri wenyine kandi, ahubwo Imana yabiretse kugira ngo ikwereke ko uri kumwe nayo, ko aho abantu bagutaye yitigeze iguta. Kandi koko birakwiye kugira ngo aho abantu bananiwe Imana yitamurure, Imana yigaragaze. Ubwo rero dusoza twavuga tuti amahoro y'Imana rwose abe ku bakiranutsi bayo, imigisha Imana itanga yose ikomeze ibe ku bakiranutsi bayo. Ariko bigaragara ko bisaba kuyisobanukirwa, bigaragara ko bisaba gukomeza gutega amatwi ijambo ry'Imana, tukamenya ibyo Imana yavuze ku bwoko bwayo, tukamenya icyo Imana yatuvuzeho. Hari abantu bajya bavuga ngo hari icyo Imana yabavuzeho, ariko niba uri umunyabyaha, nta kintu Imana yavuze ku munyabyaha. Yavuze ko igitsure cyayo kiba ku banyabyaha no ku nkozi z'ibibi. Ariko ijisho ry'Imana ricuragana mu isi rireba abakiranutsi, n'ugutwi kwayo kuba kubangukiye kumva ibyo abakiranutsi bayo basaba. Iby'Imana yavuze rero, imigisha yose iva ku Mana, Imana ivuga ku bakiranutsi bayo. Batubwiye imigisha myinshi hano, batubwiye ihumure, batubwiye ibyiringiro byiza, batubwiye gukomera, umuntu akomejwe n'Imana, batubwiye urukundo, yego, kumva umuntu akunditse, yego, kajya wumva mbese ufite igikundiro, yego. Ibyo byose ni imigisha y'abakiranutsi, kandi navuga ngo wowe waduteze amatwi, iyo migisha y'Imana ikubeho kubera ko ni yawe. Navuga ndi kuko Imana ntijya icyo yavuze ibasha no kugisohoza. Ubwo byose iby'Imana ikuvugaho ukomeze kubizirikana, kubera ko Imana yagusezeranije ntabwo ijya ibeshya no kubikora izabikora. Bariyo migisha nonaha iyi Imana yakugabiye, uyibare ntusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza.
ni myinshi kandi niyo gutangaza. Imigisha rero Imana itanga iruta cyane iyo twavuga mu masaha make tuba dufite, ya minota mike tuba dufite, ikomeze kuba kubera bayo none n'iteka ryose ku bwa Yesu. Amen. Amen.